abandi bakitwa ba papa abandi ba mama wumve ko ngewe bahitaga bangira indogobe yo kugendaho yego kugeza na n'ubu menya ari byo byankurikiranye birakura buretse gato nuko ngo wakinagura indogobe bakakwicaraho cyane papa na mama abandi bana rusanisha ibyo bintu n'ubuzima bwa none ubwo rero byarazamutse ahari wabona ari byo bigiye kunkurikirana banyarwandakazi mwebwe mudukurikiranye kuri Rwanda Tech Show abari inyuma y'igihugu abari ubwota amasimbi tubahaye ikaze kuri Rwanda Tech Show tubahaye ikaze mu kiganiro turimo tugirana n'umusitari uzwi cyane kuri social media zitandukanye ari buze kwivugira nkabamuhaye ikaze muri iki kiganiro. Muraho neza nyakubahwa Matoha? Muraho neza. Yego abantu bakumenyereye kuri Matoha, ariko se ubundi Matoha ni muntu ki? Matoha ninde? Matoha ni umusore. Yego. Ni single and searching. Single and search. Yego. Okay. Nago ndageraho kurwubaka ariko nzarwubaka. Yego, Imana irahari humura. Ni nayo mpora nsenga. Amena. Nitwa Matoha kuri social media, kuri Facebook, TikTok, no kuri YouTube. Nkaba ubundi kunyuza ibihangano byanjye cyane bimeze neza kuri Rwanda Tech Show. Urakoze cyane. Abantu bakumenyereye kuri social media zitandukanye nk'uko urimo bivuga, ariko cyane ukabunyuza igihangano cya kuri Rwanda Tech Show. Hanyuma rero nuvuga ngo ese Rwanda Tech Show ibihangano nyuzaho ubinyuza no ku zindi mboga ufite? Ni ukuvuga ngo n'ubundi kugira ngo Rwanda Tech Show nyimenye nuko nsa naho nahuriye n'abavandimwe kuri TikTok banyaproachinga umushinga bafite ati dufite ibi nibi numva ni umurongo mwiza wo kugenderaho, ndavuga nti reka nze nifatanye n'abandi bavandimwe hanyuma tugende tugira gute twubaka ibyishimo mu banyarwanda ndetse n'abandi bose batuye isi muri rusange. Yego. Hanyuma se nyakubahwa Matoha, ubundi amazina bwite atari Matoha ninde? Amazina bwite njya nkunda kuyibagirwa, ariko nk'iyo mobile manager nibwo mbimenya ngo wakiriye, ariko niswe Hakizimana Emmanuel. Nkurana izina rya Matoha ryaje kera niga muri primaire, ariko ubu sindi gutekereza neza kuko y'abantu wenda muri comment bagiye kuri Rwanda Tech Show bakambwira ati Matoha nshobora kukwandikira nkagusubiza ibijyanye n'ibindi byose. Ukiri aho ngaho naje gusanga ngo abantu bose bitwa ba Emmanuel, kuko twaje gusanga ngo abantu bose babana n'Imana kandi ngo Emmanuel ngo ni Imana turi kumwe. Ubu rero abantu bose ngo ni ba Emmanuel. Hanyuma ndashaka kubaza ikindi kibazo, ese mu mikinire yanyu mu byo mukora za comedy, byo mukora amafilimi, ese mwari mwatangiye gukora filimi nyarwanda? Ni ukuvuga ngo ubundi bikorwa birivugira, turi mu murongo wo kugenda tubisatira ndetse nanararikira abantu bose badukurikiye ko igikorwa cya filime kiri mu nzira, kiri bugufi. Imbogamizi zari zirimo ziri kugenda zirangira nk'uko nabo babizi, natwe twese tuba tubizi biba bifite imbogamizi, ariko yo iri mu nzira vuba cyane, mbese ku murongo w'ibyigwa. Mu byo bategerezanyije amatsiko, niyo mpamvu mbasaba kutarambirwa no kudakuraho. Uwabashe gukora subscribe akomeza na sharing amavideo ari kuri Rwanda Tech Show. Akarusho rero nuko filime turi gutegura izaba ifite itandukaniro n'izo abantu bose bagiye babona. Hazaba hariho inyigisho zijyanye n'ubuzima busanzwe
bw'abantu turi kubona muri iyi minsi navuga ngo ni isi noneho iri kuza iteye imbere cyane urumva ko hazaba harimo itandukaniro ry'iyi filime ndetse n'izo baba bazi barabonye niyo mpamvu nshishikariza abantu kuzayikurikirana cyane ndetse bakajya banadukorera subscribe comment like kuri Rwanda Tech Show bakanasharinga cyane cyane ni umusanzu ukomeye cyane. Urakoze cyane. Nyakubahwa Matoha ndagira ngo nkubaze ikibazo abantu benshi bafite amatsiko. Ese Matoha wo muri filime na Matoha wo hanze abo bantu bahura bati? Mu buzima busanzwe ibyo dukina sibyo tuba dukora ko nimba utanga ibyishimo hari igihe utanga ibyishimo ariko nanababaye ariko ukavuga ngo kucyo mbereyeho ku isi reka mfashe abandi nibura bo bazagire ibyishimo nubwo ngewe naba ntishimye si ngombwa kuko ubwo nanjye iyo mbonye abantu badukurikira banezerewe nca hano Matoha wakoze ibi biranezeza cyane ubwo Matoha wo muri filime abatandukanye na Matoha mu buzima busanzwe. Yego. Hanyuma ukiraho Mato nubwo ngo nagiye mbona kenshi nuza wagiye ukina ariko mbwira cyangwa se dusangize komedi waba warakinnye ukavuga uti iki gihangano cyuzuye imvamutima zanjye cyangwa se cyuzuye ibyumviro bya Matoha uri bukibone nzi neza yuko iyi message muhaye iragira himukura igire nahimugeza mbwira nibura kimwe muri zose narazikunze icyo kibazo keretse ubu dukiranuwe n'abantu badukurikira bakajya kuri YouTube channel ya Rwanda Tech Show ko nakomeje mbivuga bakavuga ati iyi ngiyi turabona ariko ngewe muri zose mbona zose harimo ikintu cyiza ariko hariyo nakinye bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi aho umukire asuzugura umukene ngo kuko we ari mu modoka atwikiriye undi ari kuri moto akamusuzugura cyane akamwereka ko ibintu byose yabigezeho umukene uri inyuma ye uri hasi ye adashobora kwigeza ku kindi kintu bitewe n'ubushobozi bwe buke afite icyo kintu rero cyabaye nuko umwana w'umukobwa yaje gusanga ngewe wari ufite moto asiga umukire wari ufite imodoka ndavuga ni no muri bwa buzima busanzwe hari igihe koko umuntu ashobora kuba afite byose ariko hari ikindi atakoresha imbaraga afite ngo akigereho. Yego. Ariko no mu buzima busanzwe nuvuga ngo umuntu atunga byinshi ariko ugasanga mu buzima bwe harimo akantu ka vide ugasanga umuntu akeneye ibimwuzuza. Hanyuma ndashaka kukubaza nyakubahwa Matoha. Ese nuvuga ngo muri comedy mukunda gukina ndetse zisetsa nziza abantu bakurikirana kuri Rwanda Tech Show nuvuga ngo nibura nko muri ino minsi isatira ku mpera z'umwaka muraduteganyiriza iki? Mu mpera z'umwaka byo bizaba simbyite n'umuriro n'ugutwika hari ibintu byinshi cyane bigiye gusohoka bo icyo nababwira gahunda ni ya yindi bagumeho ibintu byiza biri imbere nkuko natangiye mbivuga. Yego. Hanyuma se ikindi kibazo cy'amatsiko wigeze hari ahantu wigeze ukomoza tutangira ikiganiro uvuga uti Matoha ni silibateri ni single search kandi mu mikinire yawe ya buri munsi nkunda gukurikirana Rwanda Tech Show nuvuga ngo nanjye muzampemba nkunda kubona uri mukina utereta uri kumwe n'abana b'abakobwa bakiri bato rwose ubona ushobora kuba watanga amanuza twitegure save the date. Reka nta biriya nibyo gukina nkuko nabikubwiye ariko menya hari no kuba ndi ngenyine ni ibintu byankurikiranye no kuva na kera wumve ko na kera iyo twajyaga gukina iby'abana hari abakinaga ari papa na mama ariko wakinaga iby'abana iby'abana narabikinnye kera noneho mu gukina iby'abana abandi bakitwa ba papa abandi ba mama wumve ko ngewe bahitaga bangira indogobe yo kugendaho. Yego. Kugeza na n'ubu menya ari byo byankurikiranye birakura buretse gato nuko ngo wakinaga uri indogobe ndi indogobe
bakakwicaraho cyane papa na mama abandi bana ambabarira usanisha ibyo bintu n'ubuzima bwa none ubwo rero byarazamutse ahari wabona ari byo bigiye kunkurikirana nuko ariko buriya nta muri Rwanda Tech Show nta muntu duteretanamo ariko ndizeye neza irega no mu badukurikiye hari igihe havamo umwe agahita ashyira munsi muri comment ati iyizire mwana wanjye ndekada icyo gihe ntabwo wazuri mwana ahubwo wazuri mukunzi nese nyakuba mato turimo dusatira umusozo mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ubu ngubu nta kazi ubu umutima navuga yuko nsa nk'uwerekeje kuri ibi bintu dukora kuko ntago ari ukuvuga ngo ni akazi k'uyu munsi biratanga akazi k'igihe gihoraho ariko nari umushoferi nuko naje kugira ikibazo cya accident ariko ubu ndakomeye muri rusange ni ukuvuga ngo warayihonotse wabaye muzima umuntu ushima imana ishimwe cyane turimo dusatira kugira ngo tupfundikire iki kiganiro mbwira cyangwa se abadukurikiranye ni iki wabasaba kuri Rwanda Tech Show ikintu nabasaba cyane abantu badukurikirana cyane bajye nyamuna badusharingira amavideyo agera ahantu henshi kandi nimba hari akantu wabona katagenze neza cyangwa se inyunganizi y'igitekerezo ushobora kuyandika cyangwa ugahamagara kuri nimero zasizweho ukaduha igitekerezo cy'uko twakosora ibintu kuko twe turi abantu 100% hari igihe dushaka gushyiramo agakosa ariko we wakabona nkagusaba yuko utatambuka utakanitse muri comment uvuga ati ariko aha mwari kubigenza uku ubutaha muzagire ukunguku buriya n'ibitekerezo by'abantu badukurikiye biba bikenewe cyane ibitekerezo ubwo birayoboye ku bafana hanyuma nyuma yuko uvuze ati ibitekerezo birakenewe ndagira ngo uvuge ijambo rimwe cyangwa abiri ariko ntugiye gupfa oya ahubwo amagambo rimwe cyangwa abiri ku bantu bagukurikiranye kuri social media abantu bankurikiranye by'umwihariko abantu bakurikira Rwanda Tech Show bari ku mutima cyane nibo bama inspiration yo kuba wenda nahanga ibindi ndabakunda cyane ciao turabakunda imana ibaha umugisha mwinshi